mureke tubiganireho neza, ntihagire umwe uza kuza azavuga ngo iyo ni imyumvire ya Big Tizzo, iyo ni mindset za Big Tizzo, izo ni views. Oya, ibi bintu niko biri. Ntazagire umuntu ukubeshya gushuke ngo urabona ngo ubuzima bw'i Kigali biragoye, ngo ngiye US byakunda, ngo ngiye London byakunda. None ashaka kujya Paris uzasanga ubuzima busize i Kigali. Ariko ibyo mvuga se ntabwo mbeshya, ibyo mvuga ni ukuri. Rero ikintu bisaba kugira ngo ubeho neza uri umuntu ubasha gusitaragoringa, uca mu bibazo ubikemura, wihandoringa situwasiyo ugezemo, wihagarara kigabo, ni ukubaho nkawe ukarwana. Iyi si rega turimo mani, iyi si ni ishyamba. Niwigira rero intama mu ishyamba uraribwa, ibirura biba bihari. Intare ntabwo ziba zirisinziriza, ariko ziba ziri maso, zigufashe zahita zigucira urwaho, zahita zikurangiza. Utazabona rero ukuntu umukada yibereyeho, nurangiza uvuge ngo urashaka kuba nk'umukada, uboneho ukuntu buri kantu na buri nguni barimo bakora za pranka, uvuge ngo nawe urashaka gukora pranka. Reba ukuntu rokabayeho, uvuge ngo ndashaka kuba ntawe, ngo cyangwa Big Tizzo ngo burya bakora utuntu twari two twose. Hoya, weho baho nkawe, gira umwihariko wawe, gira passion yawe, ba unique, baho nkawe, ukore, uhaguruke ukore bro, uhaguruke ukore, ukoresha imbaraga zawe, ushyiremo ubwenge, ibyo ukora ubikore neza. Ikintu kimwe tutagomba kwibagira, niba ukorera ibintu mani byo kugira ngo urakorere izi zintu z'inkire, izi zirangire nta kintu zakugeza. Urabakorera, ibyo ukabakorera